Bugesera kari agace bari baraciriyemo abantu nta majyambere yari ahari, ariko ubu ngubu ni byiza gusa Bugesera. Turashaka no kugira ngo duhindure ibyaba bitarakozwe neza cyangwa bitagezweho kandi byarashoboka. Aba banyarwanda bakorera ibishoboka, ntabwo gusaba kubakorera ibitangaza bidashoboka bidakorwa n'abantu. Bugesera, aka ni kamwe mu turere tugize intara y'Uburasirazuba. Aha niho iwabo w'ibiyaga, ibibaya, udusozi twiza, ibikorwa byihuse, imishinga myinshi. Mu rugendo rwo kwiteza imbere rero, aba baturage hamwe n'ubuyobozi bw'akarere bahigiye intego bagomba kugeraho muri uyu mwaka w'ingengo y'imari 2018-2019. Kugaragaza mbere na mbere ibikorwa twakoze mu gihugu. Igikomeye cyane ni ukumenya impact byagize. Ku Gikongo birashoboka. Uko abaturage b'aka karere bagenda bakangukira gutura heza kandi neza, bava mu manegeka bakajya hari ibikorwa remezo, akarere kaba kabarinze ibiza byashoboraga kubagwirira. Twahize kwimura abaturage bari batuye mu manegeka imiryango igeze ku 140 ikava mu bigwa by'amazane, tukabimurira muri IDP Model Village ya Rweru. Nta muhanda washobora kuhagera, nta mashanyarazi yashoboraga kuhagera, ndetse hariya mazane hari amashuri abanza ya primaire gusa, kugera ku kigo nderabuzima Nzangwa naho hari kure. Njya kundamba ukuntu bigenza, barinda kuntwara bampetse banjyaniye Kibungo iriya mu Gisaka. Ubwo ngireyo n'umwana yapfiriyemo nyine mubyara yapfuye. Cyo kibazo cyari dufite hariya mazane. Kiriya gitekerezo n'ubuvugizi byatangiye nko mu 2014. Ibyo byo ni impinduka nyine yo bya bindi bita transformation igihugu cyacu gishaka wabibonera hariya. Nk'abafatanyabikorwa rero ntabwo natwe twicaye ngo turebe, n'abanyarwanda nkatwe baratureba, ni bene wacu, so turiorganizinga, kora ikintu gikomeye cyane kijyanye no kubashakira ibikoresho byo mu mazu yaba byibanze bakeneye, bigaragaza ubufatanye bwiza kandi nanone bikadufasha guhindura ubuzima bwa muturage. Uko ubukungu n'ibikorwa remezo by'akarere ka Bugesera bigenda bitera imbere, niko bigenda bihindura imibereho y'abaturage batishoboye. Bigaragara kandi ko uko abakeneye cyane barushaho kugera ku by'ibanze bakenera, ari nako barushaho kugira uruhare mu bibateza intambwe mu iterambere. Uwiteka yahawe icyubahiro, aradukunda namwe akabakunda, ariko Imana yaravuze iti Mukabuziza arakiriwe n'abayobozi n'abategetsi, baranyubakira bantera inkunga. Imbere nyine aha hari iyindi nzu nk'iyi iragwa. Hari n'indi miryango yari iri hasi cyane, ariko ubu imaze kuzamuka kubera gahunda ya gira inka, cyane ko nk'ubu ngubu noneho tworoje inka zihaka. Byari byoroshye kugira ngo bahite babona umukamo, bikaba byarabahinduriye ubuzima. Akarima k'igikoni katagiraga mu mvura, ariko mumenye ko zahigeze ateye izindi mu rugo. Nabonye mbuze ibintu byo kuziteramo, nzizana n'aha ngaha kugira ngo abana bajye babona imboga batazagira imirire mibi kandi ifite amazi. Bwino dawe wanje karanyunguye cyane kuruta mbere. Ubundi najya ngashaka utuboga nkajya gusaba mu baturage imboga, nkanezerwa rwose, ngashima Uwiteka n'abayobozi baduhagarariye. Nkashyiramo utuzi nazo zikaca kabonye. Nubwo akarere ka Bugesera kuje ibiyaga, kuva myaka na yindi karanzwe no kutagira amazi meza. Ubu rero akarere kahigiye gukuba kabira amazi kagiraga, ndetse kakanarenza, kakabonera amazi abaturage bako nk'uko bikwiye. Ibyo nibyo uruganda rwa Kanyonyomba rwaje gukemura. Kuba rero mu myaka yose Bugesera bwabayeho bukoresha metero kibe 3600 ziva ku ruganda rwa Ngenda mu karere kose. Muri uyu mwaka tukaba twarabashije kuzuza uruganda rwa Kanyonyomba rutanga metero kibe 5000. Biraza guhindura ikintu kinini cyane ku guha amazi abaturage b'akarere. Twarabishimye cyane, undi twanywaga amazi mabi y'ikiyaga tugakunda kurwaragurika.
inzoka na za malariya twakunda kuzirwara kubera kunywa amazi mabi, aho umwenda wanduriye arafura kubera amazi aba muri hafi. Twumvaga ari ibintu bizatinda, tukumva ukuntu bazakurura amazi hariya kuri Kanyenyomba, tukumva ni ibintu bizashyira kera cyane, ariko twabonye byihuse. Dushima leta y'ubumwe yacu kwitwitaho cyane. Abafatanyabikorwa bamwe bagiye batanga inkunga igaragara pe mu buryo bwo kugira ngo ruriya ruganda rwa Kanyenyomba rwuzure. Mu kongera ubukungu bwo nkingi ya mwamba y'ubuzima bw'igihugu, akarere ka Bugesera kongereye umusaruro uturuka ku buhinzi, aho abaturage bako bibanze ku gutera imbuto z'indobanure, ari nako bakoresha neza ifumbire bakanuhira imyaka yabo mu gihe izuba ryaba ryabaye igikatu. Ibi bigega ubona bizamwo amazi aturutse hepfo ku gishanga, kuvaho imirasire iri kugera hano ni metero 400. Ibihingwa ngaha iyi site turimo ni y'imboga n'imbuto. Iyi wo n'umuhigo. Icya kabiri mu kurwanya inzara nabyo bari umuhigo, kuko ntabwo ngombye kumvikanamwo abantu bavuga ngo inzara yabishe basuhutse kandi bafite amazi. Urabona imyungu irimo aha ngaho, urabona ireze. Mu karere gafite ibiyaga byinshi, tugira ibiyaga 9, nta kandi karere kabigira. Tugira imigezi 3 ituzengurutse, tukanagira izuba kenshi rikunze gucana. Ibyo byose rero tubihuje tubona ko kuhira imusozi ari bumwe mu buryo bwatuma umusaruro mu by'ubuhinzi wiyongera. Uru ni urwanjye, fiya sinzi ahantu nazibonye, ngura imibyare naziguza ari enye. Ubu rero nzitera gutyo, noneho ikindi cyongeraho nuko nzifatira amazi, nabanje kuzishyiramo ifumbire ubundi nkafata n'amazi. Gere ndi mu cyiciro cya mbere, nubwo ubona nyine meze nari mu cya mbere. Ubu ngubu gahunda iriho ntahanse nsaba ko ngomba kujya mu cya kabiri. Mu karere ka Bugesera hari ibikorwa binyuranye byafashije guhashya ubukene bijyanye no kwirinda indwara ndetse no kurwanya imirire mibi. Bigaragara kandi ko uko abaturage barushaho kugera ku by'ibanze bakenera, ari nako barushaho kugira uruhare mu bibateza intambwe mu iterambere. Indwara yanyishe ndagenda nkajya kwa dede bakampa peradiseri, bakamvuga ati ni ukujya ruguru, nkagenda bakambura rwose. Cyakora cyo nubwo baherutse kumvura pogiteri Gasperese bayiguha nta mituweli ufite? Mituweli irahari. Twahize rero kuboneza urubyaro kugeza kuri 63% ndetse n'umuhigo kugira ngo ababyeyi bajye babyarira kwa muganga twageze kuri 98%. Mu guteza imbere abatuye akarere ka Bugesera kandi hashyizwe imbaraga mu burezi bw'abana babo. Akarere kakomeje kongera umubare w'ibyumba by'amashuri guhera ku inshuke, kanarushaho gukumira impamvu zatumaga abana bamwe na bamwe bata ishuri. Imicungire mishya y'amashuri nayo yagize uruhare rukomeye muri iyo mpinduka. Aya mashuri yaje tuyakeneye. N'ejo bundi hambere twatoye komite y'ababyeyi bo ku kigo nyine cy'amashuri. Ababyeyi bagomba kwitabira amanama yo ku mashuri. Abanyeshuri bakibakwa rwiyemezamirimo basohokaga bakavuga ko bagiye kwiga, twebwe tukabategereza mu ishuri tukababura. Izi dorotwari kuba zuzuye, uyu muhigo akarere kacu kesheje ugiye kudukemurira ibibazo byinshi, harimo kwasira security y'abanyeshuri. Muri iyi mihigo yari iriho y'akarere, hariho umuhigo wa mbere wari uwo kutwubakira ibigo mbonezamikurire cy'abana. Ibyo ngibyo rero byarakozwe. Amakuru avuye ku ishuri he? Urumva umwana wariye imboga akongeraho ibitera imbaraga nk'ibijumba n'imyumbati, akaza hano ku ishuri akongeraho amata, urumva ko ya mirire mibi nta hantu yagera iki wa mwana. Munzirigana kwishuri hari nsanganye nikeza. Kubera ukuntu iterambere ry'inzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu rifashwa cyane n'ingufu z'amashanyarazi, akarere ka Bugesera kashyize imbaraga kuzigeza ku baturage bako kandi hibanzwe kuzikomoka ku mirasire y'izuba. Hari
abafashe umuriro w'amashanyarazi asanzwe ariko hari n'abagejejweho imirasire y'izuba ku buryo ubu bacana, kandi abo ngabo ni babandi n'ubundi bari muri cya cyiciro kiri hasi, icyiciro cya mbere cy'ubudehe, ku buryo ubu ngubu ni abaturage ubona ubuzima bwabo bwahindutse. hari aho wagira ugasanga abantu baracyogosha bafite salo ariko bogosha bakoresheje za mashini za kera. Iyo umuriro uje rero bahita bakoresha imashini zigezweho. Mu koroshya urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'imirenge igize akarere ka Bugesera ndetse no mu mujyi wa Nyamata aho icyicaro cyako kiri, hahanzwe imihanda myiza mishya yari isanzwe irasanwa. Ibyo ni nako byatangaga akazi ku mubare munini w'abaturage bari mu myaka yo gukora maze bakagira uko bikenura. Uyu munsi rero tuyishimira ko iyo mihanda ihari kandi yuzuye ku kigero cy'100%. Urasanga umubare w'abagore ariwo ugenda uzamuka mu kazi, urasangamo abagore benshi, ugasangamo urubyiruko rwinshi, urabasanga mu wenda mu kubaka amashuri, urabasanga mu kubaka imihanda n'ibikorwa bindi remezo. Tuhanyura buri gihe, uyu ni umuhanda wacu, niyo nzira yacu ijya Nyamata ikagaruka ikanazi. Ukorwa n'abadamu, numva ngo nabo muri viyupi. Ubwo rabo badamu ngiye mbona bakora kuko hasigaye harimo isuku. Ubu utari ufite agatenge urabona, ukabona yaraguze agatenge, akagurira umwana ka iniforume ubwo ku ishuri, ukabona umwana warakeye. Igikorwa nka kiriya cy'umuhigo, nubwo umuyobozi w'akarere asinya n'iriya mihigo na nyakubahwa perezida wa repubulika, ariko asinya mu izina ry'abaturage. Iyo abaturage bamaze imyaka 2-3 beza kubasha kugeza umusaruro wabo ku isoko ngo babone igiciro cyiza bigorana, icyo gitutu bwacyo nicyo cyiza kikivugira. Uriya muhanda rero mu gutoranywa hashingiwe kuri ibyo. Nkamaranyunda aho umuhanda uca niho dufite agakiriro ka Bugesera. Uyu munsi agakiriro kacu kagezemo usanga kuzuye kubera ko kuhagenda biroroshye. Akarere ka Bugesera kandi kafatanyije n'abikorera ku giti cyabo mu bikorwa birimo ibijyanye no gutunganya hagenewe inganda, bashyira ibyangombwa by'ibanze. Ibyo bikorwa byose byaje bisubiza ibibazo byariho ndetse binateganyiriza ukwaguka k'umujyi no mu buhahirane n'abandi. Dufite uyu munsi icyanya cy'inganda mu murenge wa Gashora, aho uyu munsi tumaze kugira inganda 2 zihari zikora. Mu mihigo y'umwaka rero twari twarahize mu kugezamo ikigega cy'amazi, noneho na ruhurura. Ibyo byo tukaba twarabikoze kandi n'imirimo ikaba igikomeza. Stade y'akarere ka Bugesera twari tuyifite ku yubaka kugera kuri 70%. Imirimo yarihuse ku buryo abaturage b'akarere ka Bugesera baranezerewe ku buryo batangiye kujya bayisura bayikiniraho. Uwo ni umuhigo, ariko ni umuhigo ugira ingaruka ku mirenge yose muri rusange, n'uburyo bwo kurera abana no kubashakamwo impano zitandukanye mu bijyanye n'imikino. Aka karere kafashe ingamba zitandukanye kanakomeza zimwe mu zariho kugira ngo gakurikirane uko imihigo yako yezwa. Buri rwego rwakomeje kwita ku mihigo rwahize ndetse abashinzwe guhwitura bakabahora hafi cyane mu nama zihuriramo abafatanyabikorwa bose. Guhuza rero za mbaraga bya byiciro byose, ibyo twe twise ameza y'imihigo, guhurira ku meza ibyiciro bitandukanye tuganira ku mihigo ku buryo buhoraho. Rimwe na rimwe ugasanga rero nk'umuntu akubwiye ikintu utigeze utekereza. Akarere gafite nawe quality assurance team ikurikirana imihigo, y'ubwo ishaka quality y'imihigo. Tukaba tubona rero tugereranyije n'indi myaka twesheje imihigo ku kigereranyo cyiza, nubwo harimo imbogamizi zimwe twagiye tugera. Biranezeza cyane nko kubona umuturage wihitira umwarimu, umuvugabutumwa, umucuruzi aguhamagara akubwira ati ese ko tubona hano barimo bakora umuhanda nabi ko badusondetse. Atakubwira ikibazo cye bwite, atakubwira ati hari umuntu wanyambuye, atakubwira ati hari wanyoneshereje. Hari n'uwampamagaye akambwira ati ese ko wubatse amazu y'ibyumba 2 gusa, ubu ntimuzashiduka babariye amafaranga ko tuzi ko ntanzi ijya munsi y'ibyumba 3. Ukumva rero iyo ownership, ukumva ibintu bibareba,
hari icyo bihindura cyane. Icya mbere ni icyo nuko baguha amakuru nawe waba warangaye ukihutira guhita ubikurikirana. Ariko niyo baguhaye amakuru kubera kutabimenya, byibuze bikwereka ko gusigasira ibyo bikorwa bifite garanti. Mu kwesa iyo mihigo yacu kandi akarere ka Bugesera kakomeje gutega amatwi abaturage bako kuko ari bo gakorera. Kanongereye imbaraga mu gucunga neza umutungo gakomora mu misoro n'amahoro bitangwa n'abaturage bako, ndetse muri rusange gakoresha neza ingengo y'imari kari gafite, kandi byose bikorwa mu mucyo. Nk'umurenge wa Ntarama, akarere twarawuhize kuwusana dutangamo miliyoni 10, ariko uyu munsi abaturage bishyize hamwe biyubakiye umurenge mwiza cyane. Nk'uwo nguwo rero kugira ngo tunoze imicungire y'imari ya leta nawo wari umuhigo. Kuba byonyine twabishyize mu mihigo bitari igikorwa gisanzwe kiri aho, bituma audit twagombaga gukora zose zikorwa. Ikindi cyatumye amafaranga akoreshwa neza nicyo twita value for money. Aka karere ka Bugesera gakomeje gutera imbere bigaragara, kandi ni mu gihe kari hafi cyane y'umujyi wa Kigali. Imishinga n'ibikorwa remezo birakomeza kuhiyongera, bigahindura ubuzima bw'abaturage ku buryo bugaragara. Ibyo biradutera imbaraga zo gukomeza kwesa imihigo mu rugendo turimo rwo kwiteza imbere. Icyo tumaze kumenya ni iki: uhinga mukwe ntasigana. Tukavuga neza